bakunzi ba ijuru ririho TV ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pastor Michel Zigirinshuti muri kumwe. Ndabaramukije bene data bakundwa dusangira urugendo rujya mu ijuru. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo intumwa yandikiye Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 4 kugera kwa 6. Harimo ijambo nshakamo. Icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka ni umwe, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami ni umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese karindwi, umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Imana dufashe cyane. Jambo agarayeho cyane nivuga ngo umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Hariho ibimenyetso bigomba kumenyekana ku muntu wahawe umwuka wera kugira ngo icyo kintu bagishimira Imana, abamubonye bafashwe, n'iyuzurwa bafashwe, nakoresha impano z'Imana bafashwe, kuko bazi igihe ibyo bintu Imana yabikoreye. Ndavuga babanye nawe bamubonaga. Ikimenyetso ndakuka kidasubirwaho kidahinduka cy'uko umuntu abatijwe mu mwuka wera ni ukuvuga mu rurimi rutamenyekana, nk'uko tubisanga mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere cya kabiri, mu mbabarire cya 2. Reka tuhasome twumve ibyakozwe n'intumwa igice cya 2. Duhere ku murongo nta kibazo. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga mu zindi ndimi nk'uko umwuka abahaye kuzivuga. Imana ishimwe. Ikimenyetso cya mbere ni ukuvuga mu rurimi rutamenyekana. Ariko ahangaha nsobanure ko ururimi rutamenyekana mu bitandukanye no kuvuga nyinshi. Hari ukuvuga mu rurimi rutamenyekana umwanya muto cyangwa indimi nkeya, ariko no kuvuga mu ndimi nyinshi ariyo mpano. Iyo mpano iri mu mpano 9. Ntabwo rero uvuze mu ndimi wese aba afite impano yo kuvuga mu ndimi. Oya, hongerwaho ijambo ryitwa nyinshi. Nyinshi bisobanura iki? Bisobanura indimi nyinshi. Bibaye turi ahantu hari abanyamahanga benshi, nk'uko hari abanyamahanga benshi kandi bakumva indimi zabo za kavukire zakumvwa n'abantu benshi, uwo muntu akaba yavuga mu ndimi nyinshi akumvwa n'abantu benshi. Ubwo ni uburyo bumwe. Uburyo bwa kabiri ni indimi nyinshi bisobanura zivuzwe umwanya muremure. Mbibutse ko Pawulo yandikiye Abakorinto kandi yababwiye ko umumaro wo gusenga uri mu ndimi z'umwuka, ngo usengera mu ndimi yiyungura ubwe, aba yiyungura ubwe. Niyo mpamvu badakwiye gusakuriza iteraniro. Ubwo ni gahunda y'amateraniro igomba kubahirizwa. Uvuga mu ndimi nyinshi kubera ko yiyungura ubwe aba agomba kuzisengamo ubwe ku giti cye. Bimufasha gusengera mu mwuka, agasengera ibyifuzo birimo gusabirwa n'umwuka kandi abantu batumva cyangwa batari banazi. Imana dufashe cyane. Naho ngaho Pawulo yahereye avuga ati, nanjye mu nsero kugira ngo mpabwe kuvuga amagambo y'Imana ashize amanga, kandi musengera mu mwuka iteka ryose. Yabibwiye Abefeso uko musengesha umwuka iteka ryose. Hanyuma ku mimaro y'umwuka wera, umumaro w'umwuka wera, umwuka wera afite umumaro mwinshi, afite imimaro myinshi, afite ibintu byinshi amara mu itorero. Mpereye kuri nyirawo mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 16 guhera ku murongo wa 1 kumanuka hepfo ku wa 7, harimo avuga ngo azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha. Uwo ni umumaro w'umwuka wera. Harimo avuga ngo azenda ku bya data abiduhe. Uwo n'undi mumaro. Harimo ahandi havuga ko azatwibutsa ibyo twabwiwe akatubwira n'ugenda kubaho. Uwo n'undi mumaro. Harimo undi mumaro uvuga ngo azabayobora mu kuri kose. Imana ishimwe. Mu gihe hariho ibinyoma cyangwa se ibyo abantu bita ukuri kandi atari ko, twebwe umwuka wera azatuyobora mu kuri kose.
bene data muteze amatwi ijambo ry'Imana, mwari muzi ko muri kino gihe ukuri kw'ijambo ry'Imana kuvangiwe, abigisha b'ibinyoma babaye benshi, ntacyo umuntu ufite umwuka wera azatwarwa n'izo nyigisho n'iyo myigishirize, kuko azatuyobora mu kuri kose. Imana ishimwe. Umumaro wa gatanu ni uko umwuka wera ashyiraho abakozi. Umwuka wera arobanura abakozi. Ibyakozwe n'umwaka igice cya 13 tuhasome. Umwuka wera arobanura abakozi, ashyiraho abakozi, atoranya abakozi. Muri iri jambo abakozi bagombye kujyaho barobanura n'umwuka wera. 13 umurongo wa mbere. Mu itorero ryo muri Antiyokiya hariho abahanuzi n'abigisha, aribo Barinaba na Simoni witwaga Nigero, na Lukiyosi w'umunyakurene, na Manayeni wareramwe n'umwami Herode, hariho na Sawuli. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, umwuka wera arababwiye ati, mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorere umurimo mbahamagariye. Nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga, bahera ko babarambikaho ibiganza barabohereza. Urumva ko umwuka wera arobanura abakozi, azi kubatoranya, niwe ubahishura, niwe ubavuga. Imana dufashe cyane. Si ibyo gusa, umwuka wera arahoza, ni umuhoza, ni consolateur. Azi guhendahenda umuntu akamugusha neza mu gihe kibi, yakabaye avuze induru n'urwamo, umwuka wera yaguhoza nshuti yanjye. Umwuka wera kandi nanone agereranywa n'inyundo imena amabuye. Niyo mpamvu nta mutima n'umwe atabasha, niko ijambo ry'Imana rivuga. Uko muzi inyundo ijya mu mabuye hari ikayacoca, ikayamenagura, ikayaconga neza ku buryo amabuye yakubaka, niko n'umwuka wera ameze mu itorero. Umwuka wera ari mu bumwe. Umwuka wera atuma abantu bagira ubumwe, bagasabana, bagahuza umutima. Ibyo ni umwuka wera ubikora. Abantu bashobora gushaka ubumwe bikabananira, ariko umwuka wera yaza akabibagezaho. Yesu adufashe cyane. Ijambo ry'Imana rikavuga ko umwuka wera ari wo mababa azatuzamura. Dusome ibyahishuriwe Yohana igice cya 12 umurongo wa 13. Ibyahishuriwe Yohana ibice 12 umurongo waho wa 13. Dusome. Nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunywe mu isi, gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa 2 y'ikizu kinini, kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he, aho agaburirirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, arindwi icyo kiyoka. Yesu adufashe. Aya mababa mureba uyu mugore yahawe niyo mwuka wera uzatuzamura. Mu kuva mu isi itorero ritaha rizazamurwa n'umwuka wera. Ntabwo ari indi deplacement izatudeplaça, ni umwuka wera uzabikorera muri twebwe. Buriya nubwo mubona twuzuzwa tukagira imbaraga nyinshi, ariko izo mbaraga ntabwo ziratugurutsa nibura ngo tugere no ku gisenge cy'inzu. Turacyakorera hasi aha. Impamvu murayizi, ni bya bindi muri physique biba byitwa force pesanteur. Ni imbaraga zo gutuma umuntu agikururwa n'ubutaka n'isi. Iyo force pesanteur niyo igaragaza ko umuntu afitanye isano n'ubutaka n'isi. Uguye niho agwa, usitaye niho asitara, nubwo wajya hejuru ugasimbuka uragaruka ku isi, nuko bigenda. Ariko uriya munsi itorero nirizamuka rizamura n'umwuka wera, impanda nivuga tuzazamurwa n'umwuka wera. Umwuka wera afite imimaro myinshi bene data. Afite umumaro munini ku itorero, afite umumaro munini ku buzima bwawe n'ubugingo bwawe. Mwuka wera afite umumaro mu buryo uyobora umuryango wawe, ku bafite imiryango. Mwuka wera akurinda ibyaha no kuva mu byaha, mu mirimo yose ukora. Iyo haje ibyo gukiranirwa agucira amarenga hakiri kare. Niyo mpamvu mbifuriza rwose gusaba no gushaka umwuka wera, mukagira inyota yawo, mukawushaka cyane. Umwami abafashe cyane. Uyu mwuka wera nk'imbaraga zahawe itorero, abamwo ibyo birayita impano. Abandi bamwe bakabyita ingabire, ariko mu by'ukuri ugasanga birabajijisha.
ijambo ingabire ni icyo bita itaranto cyangwa tara. buriya ingabire ishobora kuba kuvuga neza, ingabire ishobora kuba ukureshya indeshyo yawe, ibyo byose bishobora kuba tara. kuba utavuga uburimi, kuba wenda utaremaye, utabana n'ubumuga bwo kuremara ibirenge cyangwa amaguru, ibyo byose ni ingabire ujye uyikoresha. ariko noneho impano z'umwuka zo arizo ziriya dusanga mu Bakorinto ba mbere 12, iyo kumenya, iy'ubwenge, iyo guhanura ni 3, gukiza indwara 4, gukora ibitangaza 5, kwizera 6, kuvuga mu ndimi 7, kuzisobanura 8, no kurobanura imyuka 9. izo mpano uko ari 9 rero nizo mpano z'umwuka wera, umwuka wera atanga iyo amanutse. mbamenyeshe ko abateze amatwi ijambo ry'Imana, ntabwo izi mpano zose 9 ziba mu muntu umwe. umwuka wera ashobora guha umuntu uko ashatse, nk'uko iryo jambo ryanditse hariya mu Bakorinto ko umwuka agabira umuntu wese uko ashatse. ntabwo izo mpano zose ziba mu muntu uko ari 9. umuntu ashobora guhabwa 1, 2, 3 se, ariko akazihabwa arizo gukoreshereza Imana. ikindi bamenyeshe ko usibye nk'impano yo guhanura gusa, niyo ijambo ry'Imana ritwemerera kwifuza, nayo kandi ugasanga ijambo ry'Imana ntiritwemerera kuyifuriza ubwacu, ahubwo ni ukuyifuza mu itorero ko ijambo ry'Imana rivuga. ariko ubundi mu by'ukuri nta muntu wemerewe kurobanura impano mu mpano 9 ngo ayifuze avuge ngo agiye kuyisaba. icyo gihe batangiye gufatwa n'ubwibone bw'ukuntu azayikoresha. ahubwo umwuka wera niwe ukureba, akamenya impano yaguha kandi wakoresha neza. aha ndagira ngo kandi mbibutse ko hari itandukaniro ry'impano z'umwuka n'imbuto z'umwuka. ntabwo impano z'umwuka arizo mbuto z'umwuka nubwo bingana. reka tuzisome nazo murasanga ari 9 imbuto z'umwuka. Abagalatiya igice cya 5 twumve icyo havuga. Abagalatiya igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 22. ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, iyo ni 1, ibyishimo 2, amahoro 3, kwihangana 4, kugira neza 5, ingeso nziza 6, gukiranuka 7, kugwa neza 8, no kwirinda 9. izi mpano ukumwumvise ari 9, izi mbuto ukumwumvise ari 9, kuba zingana n'impano uko nazo ari 9, abasesenguzi babiri bavuga ko buri mpano yose ifite urubuto nakwita ko ruyitunga. niba ariko navuga ifite urubuto ruyitunga, cyangwa muri iri jambo ruyibeshaho, cyangwa muri iri jambo rutuma ikora neza. niba uhugura ukwiye guhugura ariko ufite no kugwa neza. uri umuntu udafite kugwa neza ntabwo ahugura ngo bigende neza. umuntu wigisha akwiriye guhagarara imbere y'abo yigisha abakunze. umuntu uririmba akwiye kuririmba agira impano y'ibyishimo, adakwiye imbuto y'ibyishimo. donc buri mpano yose mu mpano 9 ikaba ifite imbuto cyangwa urubuto rugomba kuyifasha kubaho kandi ruyifasha gukora umurimo wayo. umwami adufashe cyane. hanyuma nsoreze ku buyobozi bw'umwuka wera, aho Pawulo yabwiye Abaroma 8:14 ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana n'abantu b'Imana by'ukuri. hanyuma na Pawulo abigira Abagalatiya hano mu gice cya 5:16 yarababwiye ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutaza kuri iryo kamere irarikira. kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga, kandi umwuka yifuza iyo kamere ibyo yanga, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. umwuka ayobora mu buryo butatu. hariho umuntu umwiha wese, akavuga ati mwuka wera uzanyobore mu bintu byose. abateze amatwi iryo jambo murahita muryumva, murahita munabimenya. hari umuntu uvuga ngo mwuka wera nzajya nkugisha inama ku kintu cyose, nzakugisha inama ninjya gukora ikizamini cya leta, nzakugisha inama ngiye gusaba akazi, nzakugisha inama ngiye kugura ikibanza no kubaka, nzakugisha inama ngiye gushaka umugeni, nzakugisha inama. uwo ni umwe ugisha umwuka wera inama,
usaba umwuka kumuyobora muri byose mu buzima bwose, twakwita 100%. Hakaba n'undi muntu ubwira umwuka wera ati nanjye ndi umuntu nzi ubwenge, ndatekereza, uzajya unyobora ku byo nkukeneyeho. Urugero, mu kurambagiza sinzi ko nkugisha inama, ahubwo nzareba abakobwa, ndebe uwo nshaka, ndebe unkwiriye, ndebe uwo numva nifuza, unguye ku mutima. Mu kubaka nzareba ahantu nshimye, ngende ngura ikibanza nubake. Mu gushaka akazi nzadepoza ahantu hose aho bizakunda bizakunde. Uwo nguwo ntiwamuciraho iteka, kuko bavuga ati nzagisha inama umwuka wera mu bigoranye byananiye, ariko ibyo nshobora nzabyikorera. Mbamenyeshe ko uyu muntu nawe 50% yongera ageneye umwuka wera yimuyoboramo. Gusa bene abo ngabo bakunda kugira ingorane iyo bagiye mu bintu bikabangira, yarambagiza bigapfa, yajya kubaka ahantu wenda bakayisenya cyangwa se abafurika bakamubakira nabi. Ibintu nk'ibyo byose bitagisha inama Imana bigenda bigira ingaruka. Kandi ahangaha turagenda tubonamo abantu bagiye bayoborwa n'umwuka gutyo, nka Pawulo byari 100%. Iyo dusomye Ibyakozwe 16 ubona ahantu umwuka wera yamubujije ibintu kandi arabyemera. Ariko ba Petero bo afite ukuntu yari afite ibyo yanze cyangwa se yananiwe kurekura. Ibyakozwe 16 baratubwira ngo iki? Nuko bukeye banyura mu gihugu, 6 bukeye banyura mu gihugu cy'Ifurugiya n'i Galatiya, babuzwa n'umwuka wera kuvugira ijambo ry'Imana muri Aziya. Bageze ahabangikanye n'i Musiya, bagerageza kujya i Bituniya, ariko umwuka wa Yesu ntiyabakundira. Nuko banyura i Musiya bagera i Tirowa. Nijoro Pawulo ararota, abona umugabo w'umunyamakedoniya ahagaze amwinginga ati ambuka uzi Makedoniya dutabare. Amaze kurota izo nzozi, uwo mwanya dushaka kujya i Makedoniya, kuko tumenye yuko Imana duhamagariye kubabwira ubutumwa bwiza. Urumva ko Pawulo hangaha n'urugendo rwe ibintu byose yayoborwaga n'Imana. Umwuka wera mubujije ngo ahantu havugira ubutumwa yarabyumviraga, kandi cyavuyemo mwacyumvise. Yanze kuvuga Ifurugiya n'i Galatiya, yanga kuvuga aho bita i Bituniya n'i Musiya, aho hose yanga kuvuga. Hanyuma umwuka w'Imana kumenyesha ko uburyo bwose yashaka ko bavuga i Makedoniya. Mbibutse ko Makedoniya iyi ngiyi aho umwuka yabajyanye niho baje gukura abaterankunga, aribo ba Epafrodito, nk'uko tubibona mu mirongo ikurikiraho ya 11 kugera hepfo kuri 15, no mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 16, aho ashimira Abafilipi ariho Makedoniya nyine ko bamufashije. Mu gice cya 8 umurongo wa 26 naho tuhasanga amagambo yo kuyoborwa n'umwuka wera mu buryo ubona wowe ahari uteze amatwi ijambo ry'Imana ahari utashobora. Bukeye marayika w'umwami Imana abwira Filipo ati haguruka ugane Ikusi, ugere mu nzira imanuka iva i Yerusalemu ikajya i Gaza yayinca mu butayu. Arahaguruka aragenda, nuko haza umunyetiyopiya w'inkone, umutware w'ibintu w'umunyabyumba w'ibintu byose bya Kandake, umugabekazi w'Abanyetiyopiya. Yari yaragiye i Yerusalemu gusenga. Yasubiragayo yicaye mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umwuka abwira Filipo ati sanga ririya gare uryane naryo. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Aramubaza ati ibyo usoma ibyo urabyumva? Undi ati nabibasha nte ntabonye ubisobanurira. Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Ibyo yasomaga mu byanditswe byari ibi ngo yajyanywe nk'intama bajyanye mu ibagiro, kandi nk'uko umwana w'intama acikira imbere w'ikimura ubwoya, niko atabumbuye akanwa ke. Tugarukira ahangaha mbabwire ko ubuyobozi bw'umwuka bungana gutya, bwo ku kigero kingana gutya, atari bose babufite. Reba kuba wicaye iwawe nka Filipo uri umugabo wawe mu rugo, ukumva iri kugira ngo manuka werekere Ikusi. Mbamenyeshe ko Ikusi ari iburasirazuba. Werekere Ikusi, nugera ku nzira imanuka iva i Yerusalemu ijya i Gaza uhagararaho. Ibyo yemera kubikora. Ntabwo nzi amasaha Imana yabimubwiriye. Wenda bari batetse, wenda bendaga guhisha, wenda yari yapanze kwamara kurya akaruhuka, ariko ibaze ko umwuka wera yamujyanye. Ijambo riratubwira ngo aragenda arabyumvira. Ahageze mu kanya igare rimanuka i Yerusalemu rigiye i Gaza ry'iyo nkone. Nanone ategekwa
kwegera iryo gare akarihagarika ngo ryanagendaga gahoro. Umwuka amutegeka kuba ziriya nkone kiriya kibazo. Ibyo usoma ibyo urabyumva. Inkone turabibasha gute ntabasha kubona usobanurira se? Nuko imuhata cyangwa imusaba kurira bakajyana. Erega agiye ubwo. Ibaza umuntu uvuye mu rugo gutyo, umuntu w'umugabo atabwiye madamu ati ngiye muri uru rugendo rununza amara iminsi n'iyi, none ajyanye naryo. Nshuti muteze amatwi ijambo ry'Imana, kuyoborwa n'umwuka ni ikintu gikomeye cyane. Muri ino minsi ntibitworohera, dushyiramo logike yacu. Aramanuka, inkuru ntasomye nuko bageze hepfo baza kugera ku mazi, bahagira ijambo ry'Imana ryamaze kumufasha, ryanamutsinze. Abwira Petero ati ubu rwose ko natsinzwe, n'iki cyambuza kubatizwa? Filipo ati niba wizeye nta cyakubuza. Bajya mu mazi arayibatiza. Umwami adufashe cyane. Aba rero ni abayobowe n'umwuka 100%, bakayumvira. Ariko Petero we yari afite ikintu cyamugumyemo cyitwa kuvangura abakristo agendeye ku mategeko ya Mose n'imigenzo ya Mose. Akavangura abakebwe, akabavangura mu batakebwe. Abatakebwe aribo bigishwe na Pawulo ntabakunde, ntabemere. Yanagira naho bari ntishimire gusangira nabo, akabahweza cyangwa se akabakwepa ari we. Icyo kintu cyamubayeho igihe kirekire, imyaka myinshi ayobora itorero ry'i Yerusalemu. Yaje kugikirira hehe? Yaje kugikira nawe ari uko arose za nzozi zimwe yaroteye kwa Simoni w'umuhazi dusanga mu gice cya 10. Akagenda akajya kwa Korneliyo. Agezeyo asanga abo yitaga ibizira ni abanyamahanga buzuye inzu ya Korneliyo. Niyo mpamvu umurongo wa 33 w'icyo gice cya 10 mwumva avuga ngo ubu none menye neza ko Imana itarobanura abantu ku butoni. Kuba yarivugiye kuriya ni uvuga ko nawe nibwo yabimenye, nawe nibwo abimenye, nibwo abyungutse. Mu myaka yose maze ndi umushumba nibwo menye neza ko, mu myaka yose nayobora itorero ry'i Yerusalemu ubu menye neza ko. Haleluya. Nibwo yari abimenye nshuti zanjye. Umwuka w'Imana arashaka kutuyobora twihariye. Petero avuga ngo nibwo abimenye. Noneho hari ubuyobozi bwa gatatu, umuntu noneho atumvira rwose, umuntu atumvira rwose, atanabukenera. Ubwo buyobozi rero bwo bukora ku ngufu, buyobora umuntu ku ngufu. Muri bwese ko nubwo umuntu yakwanga 100% akangana 50%, umwuka atamuyobora, araguyobora ku ngufu kubera ko aragushinzwe. Nibwo muzabona abantu bakora ibintu bagize ibyago. Umuntu agahamagarwa n'Imana, kwimva umuhamagaro, Imana ikazawumwemeza wenda acitse nk'ukuguru. Umuntu agahatirwa gukora ikintu, Imana ikabyanga, wenda akazemera kugikora, imubwiye iti ndatwara umwana umwe mu bana bawe. Umwana yaremba ari muri koma, ariko umunota wa nyuma abwira Imana ngo ngomba barungarurira umwana, ndabikora, ndabyemeye. Bene ubwo buyobozi bw'umwuka n'ubw'imbaraga. Dufatira urugero kuri Baramu mu gice cya 22 cyo kubara. Baramu muzi ko Imana yamubujije kujya kuvuma ubwoko bw'Imana, ariko amaze koshywa n'ibiguzi asubira kuyibaza. Nabwo ntabwo twavuga ngo yaramwemereye, yari muri kuri gusa aragenda. Ariko ni mwibuke ko mu nzira yatangiriwe n'indogobe. Yesu adufashe cyane. Atangirwa na Marika indogobe bari yimubona, Baramu atamubona. Niyo mpamvu Marika yamubwiye ngo iyi ndogobe niyo itumye ubaho. Kuba yambonye igakwepa, igakebereza, ikanaryama, yihatiriza kuza mba nakwishe nkayibeshaho. Niyo mpamvu dukwiye gusaba Imana kuyoborwa n'umwuka w'Imana, kandi tukamwiha wese akatuyobora muri byose. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.
Ndabaramukije bene data bakundwa dusangira urugendo rujya mu ijuru. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo intumwa yandikiye Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 4 kugera kwa 6. Harimo ijambo nshakamo. Icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka ni umwe, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami ni umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese karindwi, umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Imana idufashe cyane. Jambo hagarayeho cyane nirivuga ngo umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Hariho ibimenyetso bigomba kumenyekana ku muntu wahawe umwuka wera kugira ngo icyo kintu bagishimira Imana, abamubonye bafashwe, n'iyuzurwa bafashwe, nakoresha impano z'Imana bafashwe, kuko bazi igihe ibyo bintu Imana yabikoreye. Ndavuga babanye nawe bamubonaga. Ikimenyetso ndakuka kidasubirwaho kidahinduka cy'uko umuntu abatijwe mu mwuka wera ni ukuvuga mu rurimi rutamenyekana, nk'uko tubisanga mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya kabiri mu mbabarire cya 2. Reka tuhasome twumve ibyakozwe n'intumwa igice cya 2. Duhere ku murongo wa 1 nta kibazo. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga mu zindi ndimi nk'uko umwuka abahaye kuzivuga. Imana ishimwe. Ikimenyetso cya mbere ni ukuvuga mu rurimi rutamenyekana. Ariko ahangaha nsobanure ko ururimi rutamenyekana mu bitandukanye no kuvuga nyinshi. Hari ukuvuga mu rurimi rutamenyekana umwanya muto cyangwa indimi nkeya, ariko no kuvuga mu ndimi nyinshi ariyo mpano. Iyo mpano iri mu mpano 9. Ntabwo rero uvuze mu ndimi wese aba afite impano yo kuvuga mu ndimi. Oya, hongerwaho ijambo ryitwa nyinshi. Nyinshi bisobanura iki? Bisobanura indimi nyinshi. Bibaye turi ahantu hari abanyamahanga benshi, nk'uko hari abanyamahanga benshi, kandi bakumva indimi z'iwabo za kavukire zakumvwa n'abantu benshi. Uwo muntu akaba yavuga mu ndimi nyinshi akumvwa n'abantu benshi. Ubwo ni uburyo bumwe. Uburyo bwa kabiri ni indimi nyinshi bisobanura zivuzwe umwanya muremure. Mbibutse ko Pawulo yandikiye Abakorinto kandi yababwiye ko umumaro wo gusenga uri mu ndimi z'umwuka, ngo usengera mu ndimi yiyungura ubwe, aba yiyungura ubwe. Niyo mpamvu badakwiye gusakuriza iteraniro. Ubwo ni gahunda y'amateraniro igomba kubahirizwa. Uvuga mu ndimi nyinshi kubera ko yiyungura ubwe, aba agomba kuzisengamo ubwe ku giti cye. Bimufasha gusengera mu mwuka, agasengera ibyifuzo birimo gusabirwa n'umwuka kandi abantu batumva cyangwa batari banazi. Imana dufashe cyane. Naho ngaho Pawulo yahereye avuga ati, nanjye mu nsero kugira ngo mpabwe kuvuga amagambo y'Imana ashize amanga, kandi musengera mu mwuka iteka ryose. Yabibwiye Abefeso uko musengesha umwuka iteka ryose. Hanyuma ku mimaro y'umwuka wera, umumaro w'umwuka wera, umwuka wera afite umumaro mwinshi, afite imimaro myinshi, afite ibintu byinshi amara mu itorero. Mpereye kuri nyirawo mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 16 guhera ku murongo wa 1 kumanuka hepfo ku wa 7, harimo avuga ngo azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha. Uwo ni umumaro w'umwuka wera. Harimo avuga ngo azenda ku bya data abiduhe. Uwo n'undi mumaro. Harimo ahandi havuga ko azatwibutsa ibyo twabwiwe akatubwira n'ugenda kubaho. Uwo n'undi mumaro. Harimo undi mumaro uvuga ngo azabayobora mu kuri kose. Imana ishimwe. Mu gihe hariho ibinyoma cyangwa se ibyo abantu bita ukuri kandi atari ko, twebwe umwuka wera azatuyobora mu kuri kose. Bene data muteze amatwi ijambo ry'Imana. Mwari muzi ko muri kino gihe ukuri ku ijambo ry'Imana kuvangiwe, abigisha b'ibinyoma babaye benshi.
ntacyo umuntu ufite umwuka wera azatwarwa n'izo nyigisho n'iyo myigishirize, kuko azatuyobora mu kuri kose. Imana ishimwe. Umumaro wa gatanu ni uko umwuka wera ashyiraho abakozi. Umwuka wera arobanura abakozi. Ibi byakozwe n'umwaka igice cya 13, tuhasome. Umwuka wera arobanura abakozi, arobanura abakozi, ashyiraho abakozi, atoranya abakozi. Muri iri jambo abakozi bagombye kujyaho barobanura n'umwuka wera. 13 umurongo wa mbere. Mu itorero ryo muri Antiyokiya hariho abahanuzi n'abigisha, aribo Barinaba na Simoni witwaga Nigero, na Lukiyosi w'umunyakurene, na Manayeni wareranywe n'umwami Herode, hariho na Sawuli. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, umwuka wera arababwiye ati, mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorere umurimo mbahamagariye. Nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga, baherako babarambikaho ibiganza barabohereza. Urumva ko umwuka wera arobanura abakozi, azi kubatoranya, niwe ubahishura, niwe ubavuga. Imana dufashe cyane. Si ibyo gusa, umwuka wera arahoza, ni umuhoza, ni consolateur. Azi guhendahenda umuntu akamugusha neza mu gihe kibi, yakabaye avuze induru n'urwamo, umwuka wera yaguhoza nshuti yanjye. Umwuka wera kandi nanone agereranywa n'inyundo imena amabuye. Niyo mpamvu nta mutima n'umwe atabasha, niko ijambo ry'Imana rivuga. Uko muzi inyundo ijya mu mabuye hari ikayacoca, ikayamenagura, ikayaconga neza ku buryo amabuye yakubaka, niko n'umwuka wera ameze mu itorero. Umwuka wera ari mu bumwe. Umwuka wera atuma abantu bagira ubumwe, bagasabana, bagahuza umutima. Ibyo ni umwuka wera ubikora. Abantu bashobora gushaka ubumwe bikabananira, ariko umwuka wera yaza akabibagezaho. Yesu adufashe cyane. Ijambo ry'Imana rikavuga ko umwuka wera ari wo mababa azatuzamura. Dusome ibyahishuriwe Yohana igice cya 12 umurongo wa 13. Ibyahishuriwe Yohana ibice 12 umurongo waho wa 13. Dusome. Nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunywe mu isi, gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa 2 y'ikizu kinini, kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he, aho agaburirirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, arindwi icyo kiyoka. Yesu adufashe. Aya mababa mureba uyu mugore yahawe niyo mwuka wera uzatuzamura. Mu kuva mu isi itorero ritaha rizazamurwa n'umwuka wera. Ntabwo ari indi deplacement izatudeplaça, ni umwuka wera uzabikorera muri twebwe. Buriya nubwo mubona twuzuzwa tukagira imbaraga nyinshi, ariko izo mbaraga ntabwo ziratugurutsa nibura ngo tugere no ku gisenge cy'inzu. Turacyakorera hasi aha. Impamvu murayizi, ni bya bindi muri physique biba byitwa force pesanteur. Ni imbaraga zo gutuma umuntu agikururwa n'ubutaka n'isi. Iyo force pesanteur niyo igaragaza ko umuntu afitanye isano n'ubutaka n'isi. Uguye niho agwa, usitaye niho asitara, nubwo wajya hejuru ugasimbuka uragaruka ku isi, nuko bigenda. Ariko uriya munsi itorero nirizamuka rizamura n'umwuka wera, impanda nivuga tuzazamurwa n'umwuka wera. Umwuka wera afite imimaro myinshi bene data. Afite umumaro munini ku itorero, afite umumaro munini ku buzima bwawe n'ubugingo bwawe. Mwuka wera afite umumaro mu buryo uyobora umuryango wawe, ku bafite imiryango. Mwuka wera akurinda ibyaha no kugwa mu byaha mu mirimo yose ukora. Iyo haje ibyo gukiranirwa agucira amarenga hakiri kare. Niyo mpamvu mbifuriza rwose gusaba no gushaka umwuka wera, mukagira inyota yawo, mukawushaka cyane. Umwami abafashe cyane. Uyu mwuka wera nk'imbaraga zahawe itorero, abamwo ibyo birayita impano. Abandi bamwe bakabyita ingabire, ariko mu by'ukuri ugasanga birabajijisha. Ijambo ingabire nicyo bita itaranto cyangwa talent. Buriya ingabire ishobora kuba kuvuga neza, ingabire ishobora kuba kureshya indeshyo yawe, ibyo byose bishobora kuba talent.
kuba utavuga uburimi, kuba wenda utaremaye, utabana n'ubumuga bwo kuremara ibirenge cyangwa amaguru, ibyo byose ni ingabire ujye uyikoresha. Ariko noneho impano z'umwuka zo arizo ziriya dusanga mu Bakorinto ba mbere 12, iyo kumenya, iy'ubwenge, iyo guhanura ni 3, gukiza indwara 4, gukora ibitangaza 5, kwizera 6, kuvuga mu ndimi 7, kuzisobanura 8, no kurobanura imyuka 9. Izo mpano uko ari 9 rero nizo mpano z'umwuka wera, umwuka wera atanga iyo amanutse. Mbamenyeshe ko abateze amatwi ijambo ry'Imana, ntabwo izi mpano zose 9 ziba mu muntu umwe. Umwuka wera ashobora guha umuntu uko ashatse, nk'uko iryo jambo ryanditse hariya mu Bakorinto ko umwuka agabira umuntu wese uko ashatse. Ntabwo izo mpano zose ziba mu muntu uko ari 9. Umuntu ashobora guhabwa 1, 2, 3 se, ariko akazihabwa arizo gukoreshereza Imana. Ikindi bamenyeshe ko usibye nk'impano yo guhanura gusa, niyo ijambo ry'Imana ritwemerera kwifuza, nayo kandi ugasanga ijambo ry'Imana ntiritwemerera kuyiyifuriza ubwacu, ahubwo ni ukuyifuza mu itorero ko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko ubundi mu by'ukuri nta muntu wemerewe kurobanura impano mu mpano 9 ngo ayifuze avuge ngo agiye kuyisaba. Icyo gihe batangiye gufatwa n'ubwibone bw'ukuntu azayikoresha. Ahubwo umwuka wera niwe ukureba akamenya impano yaguha kandi wakoresha neza. Aha ndagira ngo kandi mbibutse ko hari itandukaniro ry'impano z'umwuka n'imbuto z'umwuka. Ntabwo impano z'umwuka arizo mbuto z'umwuka nubwo bingana. Reka tuzisome nazo murasanga ari 9 imbuto z'umwuka. Abagalatiya igice cya 5 twumve icyo havuga. Abagalatiya igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 22. Ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, iyo ni 1, ibyishimo 2, amahoro 3, kwihangana 4, kugira neza 5, ingeso nziza 6, gukiranuka 7, kugwa neza 8, no kwirinda 9. Izi mpano ukumwumvise ari 9, izi mbuto ukumwumvise ari 9, kuba zingana n'impano uko nazo ari 9, abasesenguzi babiri bavuga ko buri mpano yose ifite urubuto nakwita ko ruyitunga. Niba ariko navuga ifite urubuto ruyitunga, cyangwa muri iri jambo ruyibeshaho, cyangwa muri iri jambo rutuma ikora neza. Niba uhugura ukwiye guhugura ariko ufite no kugwa neza. Uri umuntu udafite kugwa neza ntabwo ahugura ngo bigende neza. Umuntu wigisha akwiriye guhagarara imbere y'abo yigisha abakunze. Umuntu uririmba akwiye kuririmba agira impano y'ibyishimo, adakwiye imbuto y'ibyishimo. Donc buri mpano yose mu mpano 9 ikaba ifite imbuto cyangwa urubuto rugomba kuyifasha kubaho kandi ruyifasha gukora umurimo wayo. Umwami adufashe cyane. Hanyuma nsoreze ku buyobozi bw'umwuka wera, aho Pawulo yabwiye Abaroma 8:14 ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana n'abantu b'Imana by'ukuri. Hanyuma na Pawulo abigira Abagalatiya hano mu gice cya 5:16 yarababwiye ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutaza kuri iryo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga, kandi umwuka yifuza iyo kamere ibyo yanga, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Umwuka ayobora mu buryo butatu. Hariho umuntu umwiha wese akavuga ati mwuka wera uzanyobore mu bintu byose. Abateze amatwi iryo jambo murahita muryumva, murahita munabimenya. Hari umuntu uvuga ngo mwuka wera nzajya nkugisha inama ku kintu cyose, nzakugisha inama ninjya gukora ikizamini cya leta, nzakugisha inama ngiye gusaba akazi, nzakugisha inama ngiye kugura ikibanza no kubaka, nzakugisha inama ngiye gushaka umugeni, nzakugisha inama. Uwo ni umwe ugisha umwuka wera inama, usaba umwuka kumuyobora muri byose mu buzima bwose, twakwita 100%. Hakaba n'undi muntu ubwira umwuka wera ati nanjye ndi umuntu nzi ubwenge,
ndatekereza uzajya unyobora ku byo nkukeneyeho. Urugero, mu kurambagiza sinzi ko nkugisha inama, ahubwo nzareba abakobwa ndebe uwo nshaka, ndebe unkwiriye, ndebe uwo numva nifuza unguye ku mutima. Mu kubaka nzareba ahantu nshimye ngende ngura ikibanza nubake. Mu gushaka akazi nzadepoza ahantu hose aho bizakunda bizakunde. Uwo nguwo ntiwamuciraho iteka, kuko bavuga ati nzagisha inama umwuka wera mu bigoranye byananiye, ariko ibyo nshobora nzabyikorera. Mbamenyeshe ko uyu muntu nawe 50% yongera ageneye umwuka wera yimuyoboramo. Gusa bene abo ngabo bakunda kugira ingorane iyo bagiye mu bintu bikabangira, yarambagiza bigapfa, yajya kubaka ahantu wenda bakayisenya cyangwa se abafurika bakamwubakira nabi. Ibintu nk'ibyo byose bitagisha inama Imana bigenda bigira ingaruka. Kandi ahangaha turagenda tubonamo abantu bagiye bayoborwa n'umwuka gutyo, nka Pawulo byari 100%. Iyo dusomye Ibyakozwe 16 ubona ahantu umwuka wera yamubujije ibintu kandi arabyemera. Ariko ba Petero bo afite ukuntu yari afite ibyo yanze cyangwa se yananiwe kurekura. Ibyakozwe 16 baratubwira ngo iki? Nuko bukeye banyura mu gihugu, umurongo wa 6, bukeye banyura mu gihugu cy'Ifurugiya n'i Galatiya, babuzwa n'umwuka wera kuvugira ijambo ry'Imana muri Aziya. Bageze aho bangikanye n'i Musiya, bagerageza kujya i Bituniya, ariko umwuka wa Yesu ntiyabakundira. Nuko banyura i Musiya bagera i Tirowa. Nijoro Pawulo ararota, abona umugabo w'umunyamakedoniya ahagaze amwinginga ati, ambuka uzi Makedoniya dutabare. Amaze kurota izo nzozi, uwo mwanya dushaka kujya i Makedoniya, kuko tumenye yuko Imana iduhamagariye kubabwira ubutumwa bwiza. Urumva ko Pawulo ahangaha n'urugendo rwe ibintu byose yayoborwaga n'Imana. Umwuka wera amubujije ngo ahantu havugira ubutumwa yarabyumviraga, kandi cyavuyemo mwacyumvise. Yanze kubuvuga Ifurugiya n'i Galatiya, yanga kubuvuga aho bita i Bituniya n'i Musiya, aho hose yanga kubuvuga. Hanyuma umwuka w'Imana kumenyesha ko uburyo bwose yashaka ko bavuga i Makedoniya. Mbibutse ko Makedoniya iyi ngiyi aho umwuka yabajyanye niho baje gukura abaterankunga aribo ba Epafrodito, nk'uko tubibona mu mirongo ikurikiraho ya 11 kugera hepfo kuri 15, no mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 16, aho ashimira Abafilipi ariho Makedoniya nyine ko bamufashije. Mu gice cya 8 umurongo wa 26 naho tuhasanga amagambo yo kuyoborwa n'umwuka wera mu buryo ubona wowe ahari uteze amatwi ijambo ry'Imana ahari utashobora. Bukeye marayika w'umwami Imana abwira Filipo ati, haguruka ugane ikusi ugere mu nzira imanuka iva i Yerusalemu ikajya i Gaza yayinca mu butayu. Arahaguruka aragenda, nuko haza umunyetiyopiya w'inkone, umutware w'umunyabyumba w'ibintu byose bya Kandake, umugabekazi w'Abanyetiyopiya. Yari yaragiye i Yerusalemu gusenga. Yasubiragayo yicaye mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umwuka abwira Filipo ati, sanga ririya gare uryane naryo. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Aramubaza ati, ibyo usoma ibyo urabyumva? Undi ati, nabibasha nte ntabonye ubisobanurira? Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Ibyo yasomaga mu byanditswe byari ibi ngo, yajyanywe nk'intama bajyanye mu ibagiro, kandi nk'uko umwana w'intama acikira imbere w'ikimura ubwoya, niko atabumbuye akanwa ke. Tugarukira ahangaha mbabwire ko ubuyobozi bw'umwuka bungana gutya, bwo ku kigero kingana gutya, atari bose babufite. Reba kuba wicaye iwawe nka Filipo uri umugabo wawe mu rugo, ukumva iri kugira ngo manuka werekere ikusi. Mbamenyeshe ko ikusi ari iburasirazuba. Werekere ikusi, nugera ku nzira imanuka iva i Yerusalemu ijya i Gaza uhagararaho. Ibyo yemera kubikora. Ntabwo nzi amasaha Imana yabimubwiriye. Wenda bari batetse, wenda bendaga guhisha, wenda yari yapanze kwamara kurya akaruhuka, ariko ibaze ko umwuka wera yamujyanye. Ijambo riratubwira ngo aragenda arabyumvira. Ahageze mu kanya igare rimanuka i Yerusalemu rigiye i Gaza ry'iyo nkone. Nanone ategekwa kwegera iryo gare akarihagarika ngo ryanagendaga gahoro. Umwuka amutegeka kuba ziriya nkone kiriya kibazo. Ibyo usoma ibyo urabyumva? Inkone turabibasha gute ntabasha kubona usobanurira se?
nuko imuhata cyangwa imusaba kurira bakajyana. Erega ubwo agiye ubwo, ibaza umuntu uvuye mu rugo gutyo w'umuntu w'umugabo atabwiye madamu ati ngiye muri uru rugendo rununza amara iminsi n'iyi, none ajyanye naryo. Nshuti muteze amatwi ijambo ry'Imana, kuyoborwa n'umwuka ni ikintu gikomeye cyane. Muri ino minsi ntibitworohera, dushyiramo logike yacu. Aramanuka, inkuru ntasomye nuko bageze hepfo baza kugera ku mazi, bahagira ijambo ry'Imana ryamaze kumufasha ryanamutsinze. Abwira Petero ati ubu rwose ko natsinzwe n'iki cyambuza kubatizwa? Filipo ati niba wizeye nta cyakubuza. Bajya mu mazi arayibatiza. Umwami adufashe cyane. Aba rero ni abayobowe n'umwuka 100%, bakayumvira. Ariko Petero we yari afite ikintu cyamugumyemo cyitwa kuvangura abakristo agendeye ku mategeko ya Mose n'imigenzo ya Mose, akavangura abakebwe akabavangura mu batakebwe. Abatakebwe aribo bigishwe na Pawulo ntabakunde, ntabemere, yanagira naho bari ntishimire gusangira nabo, akabaheza cyangwa se akabakwepa ari we. Icyo kintu cyamubayeho igihe kirekire, imyaka myinshi ayobora itorero ry'i Yerusalemu. Yaje kugikirira hehe? Yaje kugikira nawe ari uko arose za nzozi zimwe yaroteye kwa Simoni w'umuhazi dusanga mu gice cya 10. Akagenda akajya kwa Korneliyo, agezeyo asanga abo yitaga ibizira ni abanyamahanga buzuye inzu ya Korneliyo. Niyo mpamvu umurongo wa 33 w'icyo gice cya 10 mwumva avuga ngo ubu none menye neza ko Imana itarobanura abantu ku butoni. Kuba yarivugiye kuriya ni uvuga ko nawe nibwo yabimenye, nawe nibwo abimenye, nibwo abyungutse. Mu myaka yose maze ndi umushumba nibwo menye neza ko, mu myaka yose nayobora itorero ry'i Yerusalemu ubu menye neza ko. Haleluya! Nibwo yari abimenye. Nshuti zanjye, umwuka w'Imana arashaka kutuyobora twihariye. Petero avuga ngo nibwo abimenye. Noneho hari ubuyobozi bwa gatatu, umuntu noneho atumvira rwose, umuntu atumvira rwose, atanabukenera. Ubwo buyobozi rero bwo bukora ku ngufu, buyobora umuntu ku ngufu. Muri bwese ko nubwo umuntu yakwanga 100% akangana 50%, umwuka rero atamuyobora, araguyobora ku ngufu kubera ko aragushinzwe. Nibwo muzabona abantu bakora ibintu bagize ibyago. Umuntu agahamagarwa n'Imana, kwimva umuhamagaro, Imana ikazawumwemeza wenda acitse nk'ukuguru. Umuntu agahatirwa gukora ikintu, Imana ikabyanga, wenda akazemera kugikora, imubwiye iti ndatwara umwana umwe mu bana bawe. Umwana yaremba ari muri koma, ariko umunota wa nyuma abwira Imana ngo ngomba barungarurira umwana, ndabikora, ndabyemeye. Bene ubwo buyobozi bw'umwuka n'ubw'imbaraga. Dufatire urugero kuri Baramu mu gice cya 22 cyo kubara. Baramu muzi ko Imana yamubujije kujya kuvuma ubwoko bw'Imana, ariko amaze koshywa n'ibiguzi asubira kuyibaza. Nabwo ntabwo twavuga ngo yaramwemereye, yari muri kuri gusa aragenda. Ariko ni mwibuke ko mu nzira yatangiriwe n'indogobe. Yesu adufashe cyane. Atangirwa na Marika indogobe bari yimubona, Baramu atamubona. Niyo mpamvu Marika yamubwiye ngo iyi ndogobe niyo itumye ubaho. Kuba yambonye igakwepa, igakebereza, ikanaryama, yihatiriza kuza mba nakwishe nkayibeshaho. Niyo mpamvu dukwiye gusaba Imana kuyoborwa n'umwuka w'Imana, kandi tukamwiha wese akatuyobora muri byose. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.